musozi ngavugana n'umusozi ahubwo ngo wa musozi we munini wiyita ikimbere y'umurego wanjye Zerubabeli ngako kanya arayibwa ngo rigita urarigita nawe intambara zawe zirigite ibibazo byawe birigite burwayi bwawe burigite mu izina rya Yesu ibingibi waburi igisubizo Imana dativugane nabyo birigite kugira ngo izina ry'Imana rihabwe. Ndabasohoje mu izina rya Yesu. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga dufatanye ijambo ry'Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye kubw'urukundo wadukunze. Urukundo wakunze abari mu isi byatumye utanga umwana wawe w'ikinege ngaze adupfire mu izina rya Yesu Kristo. Urwo rukundo wadukunze nta mubyeyi urukundo umwana we, urwo rukundo wadukunze nta mugore urukundo umugabo we, urwo rukundo wadukunze nta mugabo urukundo umugore we, ahubwo urwo rukundo wadukunze ni wowe wadukunze nuhabwa icyubahiro kuko uri umwana. Tugiye kumva ijambo ryawe rero, nyemerera iri jambo ryawe ribohore benshi, buri wese yakira ubutabazi bwawe kandi buri wese umutima wari wihebye uhumurizwe nawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngaho ubane natwe uganze utegeke ntabari twe ntabari nge ugiye kuvuga iryo jambo ahubwo abari wowe uganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kumva ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Luka igice cya mbere ku murongo waho wa 11. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika hanurira Zekariya ko azabyara Yohana. Ku murongo waho wa 11 haranditswe ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zekariya amubonye agira ubwoba arikanga. 13 ngo ariko marayika aramubwira ati witinya Zekariya kuko ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Amen. Kadusubiremo kugira ngo izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. 11 haranditswe ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zekariya amubonye agira ubwoba arikanga. Ariko marayika aramubwira ati witinya Zekariya kuko ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Amen. Mu izina rya Yesu nshuti turi kumwe, umwami Imana bane nawe. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Luka igice cyawo cya mbere ku murongo waho wa 11. Haranditswe ngo maze marayika w'umwami Imana abonekera Zekariya ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Ngo Zekariya ngamubonye ngagira ubwoba arikanga. Arangije aramubwira ngo Zekariya wigira ubwoba, aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe kandi umugore wawe Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu muzamwite Yohana. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, tuganire ku isezerano ry'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu uyu mugabo Zekariya yabanye n'Imana, Imana imubwira ko izamuha urubyaro. Imana imubwiye ko izamuha urubyaro, aragenda agira imyaka 115 atarabyara. Yewe ngo biratinda ngo umugore we ngagera mu gihe cy'imyaka 95. Ageze mu gihe cy'imyaka 95 ngicyo gihe ngo abaza kuza gufinda ubufindo ngo bwerekana Zekariya ko Zekariya ari uzajya gutamba ibitambo by'umwaka wose. Ngo Zekariya ageze mu rusengero aho yagombaga gutamba ibitambo by'Imana, ngo Imana yohereza marayika Gaburiyeli ngo Zekariya yubuye amaso ngagiye kubona ngabona marayika ngahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Imana ishimwe. Ngo Zekariya abonye marayika ngarikanga. Marayika aramubwira ngo Zekariya
wigira ubwoba kuko gusenga kwawe kwarumviswe. Witonde wumve iri jambo. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini Imana yaravuganye nawe ko izamuha urubyaro. Nawe birashoboka yuko umaze igihe hari ibyo Imana yavuganye nawe ariko ukaba ubona byaratinze. Birashoboka ko Imana yavuze ko izagukiza uburwayi urwaye. Birashoboka ko Imana yakubwiye ko izagukiza kansa. Birashoboka ko Imana yakubwiye ko izagukiza umuvuduko. Birashoboka ko Imana yakubwiye ko izagukiza ariko uyu munsi ukaba ubona igihe kibaye kinini kandi igihe gitinze. Umva ijambo nzanye rero. Ijambo nzanye rero avuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Kuko birashoboka ko hari igihe umuntu ajya ageramo, yagera muri icyo gihe yaravuganye n'Imana akumva si Imana bavuganye. Uyu Zekariya yari yaravuganye n'Imana agira imyaka 115 kandi Imana aramubwiye ngo nzaguha umwana wanjye. Zekariya agera mu gihe yihebye yumva ko ibyo Imana avuganye nawe bitazasohora ngo arimo atamba ibitambo by'umwaka. Mama, muri uyu mwaka Imana igutunguza igitangaza gisha kandi Imana igutunguza ijambo ry'ubuzima ku buzima bwawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ngarimo atamba ibitambo ngo yubuye amaso. Ndagira ngo Imana data niwubura amaso iguhuza n'umugisha wawe, niwubura amaso Imana iguhuza n'igitangaza gisha. Birashoboka ko umaze igihe kirekire hari ibyo uri musengera ariko byaranze. Haleluya. Birashoboka ko umaze igihe kirekire hari ibyo usengera byaranze. Yewe wibuke yuko hari n'igihe umuntu agera ibyo yasengeraga akabishyira iherezo, abazimu bakakubwira ngo ntabwo bizigera bisohora. Dayimoni ikakubwira ngo byararangiye ukabishyiraho iherezo. Nje kukubwira ko ibyo washyizeho iherezo ari iby'Imana ije gukora. Ibyo ngibyo ubona byanze ni iby'Imana ije gukora. Ibyo ngibyo ubona ko bitazigera byemera ni iby'Imana ije gukora. Kame mu myaka 113 Zekariya yari afite yari yaramaze kwakira yuko atazigera byara. None umva ikintu gitangaje, n'umugore we Elizabeth ngo ntabwo arakijya mu mihango y'abakobwa. Mama, byari byararangiye. Mbese yari yaramaze kwiyakira. Nawe wari yakiriye ko utazigera uva mu ikode. Nawe wari yakiriye ko utazigera ugira urugo. Nawe wari yakiriye ko utakora ubukwe nk'abandi. Nawe wari yakiriye ko utakira iyo ndwara. Mu izina rya Yesu Imana yohereze marayika azana ijambo ry'ubuzima ku buzima bwawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. None n'iki cyabaye? Ngo Zekariya ahita avugana na marayika. Abamwanga icyambere cyo umugore wanjye nakijya mu mihango y'abakobwa yaracuze. Mama, Imana igiye kugukorera igitangaza wari warakize iherezo uzi ko kitazigira cyemera. Haleluya. Imana igiye kugukorera ikintu gituma abantu bose batungurwa. Imana igiye kukunyuza ahantu hazatuma buri wese avuga ngo byagenze bite. Imana igiye kugukorera ikintu gituma abantu bazavuga ngo mbese byaje bite. Ijambo ryatubwiye ngo yabwiye amagambo iramubwira ngo Zekariya gusenga kwawe kwarumviswe. Niwirengagiza yuko ushobora gusenga umugabo wawe ntabyumve bitewe n'ikigeragezo urimo. Niwibagirwe ko ushobora gusenga abavandimwe nibabyumve ndetse n'imiryango ntibyumve ariko gusenga kwawe kwaragize ute kwarumviswe. Rero nubwo byatinze suko gusenga kwawe kutumviswe. Umva ijambo ry'ihumura Imana izanye muri uyu mwaka. Amina. Muri uyu mwaka Imana yavuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Muri uyu mwaka Imana yavuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Ndabizi ko ugifite gushidikanya bitewe n'igikomere cy'igihe kirekire. Ndabizi ko utibaza aho byaca bitewe n'igikomere cy'igihe kirekire. Imana iravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe mu izina rya Yesu. Nubwo nta nzira, nubwo nta gisubizo, gukora si ukwawe nuko Imana rero ivuganye nawe ije no gukora kuko n'Imana itabura uko bigenza mu izina rya Yesu Kristo. Iramubwira amagambo akomeye. Iramubwira ngo umugore wawe Elizabeth ajya kukubyarira umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu azitwa Yohana. Ngo Elizabeth atamusubiza ngo mbese byashoboka bite. Aramubwira ngo mbese byashoboka bite ko umugore wa Elizabeth atakijya mu mihango y'abakobwa. Yesu ashimwe. Amen. Marayika aramubwira ngo uragubwa ururimi kugeza igihe isezerano rizasohorera. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umaze igihe uburwayi ubumaranye igihe kirekire. Ndagutangariza yuko atari uko Imana iri mu ijuru yabonye ko ubwo burwayi. Umaze igihe usengera urubyaro suko Imana itumvise. Uyu munsi rero kuri iyi tariki y'uyu munsi
kuri iyi tariki y'uyu munsi, kuri iyi saha Imana yohereje marayika. Mama, umaze igihe urira usengera urugo rwawe, Imana yohereje marayika. Umaze igihe usengera urugo rwawe, Imana yohereje marayika. Umaze igihe usengera akazi, Imana yohereje marayika. Ijambo rivuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe, nubwo abantu batakumvise, ariko gusenga kwawe kwarumviswe. Akira ubutabazi bw'Imana, kuko Imana nijya yumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Niriye jambo Imana ivuze rero, iravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe, mu kazi gusenga kwawe kwarumviswe, mu rugo rwawe gusenga kwawe kwarumviswe. Buri kimwe cyari cyo cyose utigeze umenya ko wasengeye ngo gisubizwe, Imana ivuganye nawe ko gusenga kwawe kumviswe. Niwongere guhagarika umutima, niwongere guhagarika umutima. Mu kazi ukora gusenga kwawe kwarumviswe, mu guhindurirwa amateka gusenga kwawe kwarumviswe, mu guhindurirwa akazi gusenga kwawe kwarumviswe. Imana irabizi izi umubabaro umaranye iminsi, niyo mpamvu Imana yohereje umuntu wayo, niyo mpamvu Imana yohereje marayika. Marayika nta kindi kimuzanye no kukugezaho ubutumwa bwiza. Mwene data, mu papa tuvugana, mugabo tuvugana, mugore tuvugana, mubyeyi tuvugana, Imana yohereje marayika wayo ngo aza kubwira ijambo ry'ihumure, kuko Imana irarebye ubona ko umutima wawe umaze igihe ubabaye. Iravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe mu izina rya Yesu. Nubwo nta gisubizo uri mureba, nubwo nta nzira uri mubona, ariko ivuganye nawe izanye n'inzira yaho bigomba gusorera. Haleluya, cyane haleluya. Ivuganye nawe izanye igisubizo, ivuganye nawe izanye uburyo, ivuganye nawe izanye ubutabazi, ivuganye nawe ije kuguteturura. Birashoboka yuko wari warabishyizeho iherezo. Bundi hari igihe ikigeragezo kijya ku muntu akacakira akavuga ngo iki ngiki nzabana nacyo mu izina rya Yesu. Imana izanye marayika, kuko gusenga kwawe kwarumviswe mu izina rya Yesu. Umva ijambo ryiza Elizabeth yavuze, yaravuze ngo ukuri k'umwami Imana yandebagamo mu minsi yose, yarangiza akaneturura mu bantu. Imana iguteturure mu bantu, Imana iguteturure mu bantu. Birashoboka ko wabaye iciro ry'imigani, Imana iguteturure mu bantu. Birashoboka yuko buri wese yagufasha ijambo, Imana iguteturure mu bantu, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero ndabwira wowe warucitse intege, amasezerano yawe atinze, gusenga kwawe kwarumviswe mwene data. Akira ubutabazi. Imana data yohereje marayika ngo azane ubutabazi bwihuse, nubwo igihe cyari kibaye kirekire. Imana yohereje marayika ngo aze akubohore, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Akira ubutabazi bw'Imana, kuko gusenga kwawe kwarumviswe. Ntago ndi bujye kure, ndashaka kukubwira yuko gusenga kwawe umugabo washobora kutakumva, gusenga kwawe umugore ashobora kutakumva, gusenga kwawe umwana wabyaye ashobora kutakumva, kuko gusenga si ibintu umuntu agenda gahaye mu isoko azane. Ni gusenga ni ukwizera ibintu bidafatika kandi bizavamo ikintu gifatika. Rero gusenga ni ukwizera umwami Yesu. Rero uyu mwami Yesu wizeye, iyi Imana wizeye, ivuganye nawe muri uyu mugoroba. Iravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Waruzi ko gusenga kwawe kutumviswe, bitewe nuko ibyo wasengeye wabonye bitasubijwe. Umva icyo Imana ivuze rero. Iravuze ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Umugore wa Elizabeth agiye gutwita, azakubyarira umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azitwe Yohana. Amina. Yesu ashimwe. Amina. Haleluya. Mu gihe gisa nk'iki ngiki, mu bibazo bisa nk'ibi ngibi, nzanye ijambo rivuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Mu ntambara zimeze zityo urimo, mu rugamba urimo unyuramo, gusenga kwawe kwarumviswe. Kandi Imana izanye igisubizo mu bibazo wari urimo wibaza. Imana izanye igisubizo, izanye n'uburyo bwacyo, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twirengagize mwene data, hari abantu bazi ko ingamba barwana aribo bazirwana. Imana iherutse kubwira ijambo Abakolosayi 2:2, iravuga ngo ndashaka ko mumenya buryo ki mbarwanirira intambara. Izi ntambara ni Imana izirwana, si umugabo uzirwana. Izi ntambara si umuryango uzirwana, ahubwo ni Imana izirwana. Rero Bibiliya yavuze ngo ndashaka ko mumenya buryo ki mbarwanirira intambara, mwebwe n'abirarudoki n'abatarambona ku mubiri, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Mama, umutima wawe umaze igihe ubabaye, nshuti yanjye, umutima wawe umaze igihe ubabaye, ariko Imana igiye kukurwanirira intambara n'abatarayibona ku mubiri, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Imana irabizi ko umutima wawe wari uhagaze, Imana irabizi ko umutima wawe wari uhangayitse, ariko Imana izanye ijambo ry'ihumure ku buzima bwawe. Iravuze ngo ndashaka ko mumenya buryo ki mbarwanirira intambara, mwebwe n'abirarudoki n'abatarambona ku mubiri, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Umutima wawe umaze igihe wihebye, umutima wawe umaze igihe ubabaye, ariko Imana datije kukurwanira intambara. Hari intambara warwanye ntizarangira, ariko izi ntambara Imana ije kuzirwana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Kandi mvugana n'abamama, mvugana n'abapapa, mvugana na buri wese wumvishe iyi message,
hari ibintu abantu babwira ntibyumve kuko batazi amatwi yabyo ahari. Hari ibintu abantu babwira ntibyumve kuko batazi amatwi yabyo ahari. Ibi bintu abantu babwira rero ntibyumve, ndashaka kubabwira ukuntu, ndashaka kuvuga ku kuntu tugomba gusenga ibi bintu tubwira ntibyumve, Imana yo mu ijuru ikagerageza kubitubwirira. Turebye ijambo riri muri Zekariya ibice byaho 4 ku murongo wa 10, hari amagambo meza. Iki gice hari amagambo meza Imana yigeze ibwira uyu mugabo Zerubabeli. Yabwiye umusozi ngo mbese wa musozi we munini cyane, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ibwiye uwo musozi, umusozi urarigita. Imana ishimwe. Haleluya. Yarabwiye ngo wa musozi we munini cyane, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Irawubwira ngo rigita, urarigita. Mama, umaze igihe usengera urugo rwawe kuko utazi amatwi yaho warusengera ngo ruzemo amahoro, warahabuze. Umaze igihe usengera ideni ufite kuko utazi amatwi y'ideni ahari, iri deni ryanze kurangira. Umaze igihe usengera uburwayi bwanze gukira kubera yuko utazi amatwi y'ubu burwayi ahari. Ariko umva ukuntu ijambo rivuze ngo Imana ibwira umusozi ngo mbese wa musozi we munini, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Irawubwira ngo rigita, urarigita. Imana ivugane n'uburwayi bwawe, Imana ivugane n'ibibazo byawe, byaba ibyo mu rugo n'ibyo mu kazi. Ndinginga Imana ngo ivugane nabyo mu izina rya Yesu. Imana ivugane nabyo uyu mugoroba, muri uyu mwaka. Imana ivugane n'ibintu byari bivumye umutima wawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabizi ko wavuganye nabyo bikanga, wavuganye na cyamunara yanga kumva, wavuganye n'uburwayi bwanga kumva, wavuganye n'urugo rwawe ngo ruzemo amahoro rwanga kumva. Umva ukuntu ijambo rivuze. Ibi bintu bibwire Yesu, uyu musozi uri imbere yawe urarigita. Ibi bintu bibwire Yesu, izi ntambara zirarangira. Ibi bintu bibwire Yesu, umugabo wawe wagiye utakiri gutaha araza gutaha. Ibi bintu bibwire Yesu, aba bana bawe batumva baraza kumva. Bibwire Yesu, aba bana badafite ubwenge mu ishuri baraza kugira ubwoba, kuko ntabwo wavugana nabyo ngo byumve, wowe ntabwo uzi amatwi yabyo ahari. Zerubabeli iyo amenye aho amatwi y'umusozi ari, aba yarabashije kuvugana nawe. Ndagutangariza rero, ufite ikigeragezo umaze iminsi uvugana nacyo ariko ntabwo kigeze kivaho, kiri kuko utazi amatwi yacyo ahari. Yesu ashimwe. Asifiwe Yesu. Hari ibintu umaze iminsi uvugana nabyo ariko ntabwo byigeze byumva kuko utazi amatwi yabyo ahari. Yesu ashimwe. Imana ibonye ko Zerubabeli umusozi ubaye munini imbere ye, nkuko nawe ibibazo bibaye byinshi mu rugo iwawe, nkuko ibibazo by'amadeni bibaye byinshi mu rugo iwawe, nkuko ibibazo by'uburwayi bibaye byinshi mu rugo iwawe, nkuko ibibazo by'intambara bibaye byinshi mu rugo iwawe, nkuko ibibazo byabaye byinshi bikaba bimeze nk'umusozi. Umva ikintu Imana yakoze, kuko Imana izi amatwi y'umusozi ahari. Yaragiye yegera umusozi. Muri uyu mugoroba Imana yegera ibigeragezo uhagazemo. Muri uyu mugoroba Imana yegera intambara umazemo iminsi. Muri uyu mugoroba Imana yegere buri kimwe umazemo iminsi buri igisubizo. Ngo yegereye ngo umusozi, ndayikunda yo kabyara. Ngo yegereye umusozi, ngacegera umusozi, ngavugana n'umusozi, ahubwo ngo wa musozi we munini, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ngako kanya arayibwa ngo rigita, urarigita. Nawe intambara zawe zirigite, ibibazo byawe birigite, uburwayi bwawe burigite mu izina rya Yesu. Ibi ngibi waburi igisubizo. Imana dativugane nabyo birigite kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Hari ibintu tutabasha kuvugana nabyo. Buri urubanza umaze igihe uburana, iyo uza kuba wabasha kuvugana nibura n'umwavoka rwakabaye rwararangiye. Rero ibi bintu utabasha kuvugana nabyo, Kristo agenda avugane nabyo. Ndakubwira yuko Kristo aje kuvugana n'ibintu bimaze iminsi byarakunaniye. Kristo aje kuvugana n'ibintu bizakuyobeye. Kristo aje kuvugana n'ibintu bimaze iminsi bikuriza. Kristo aje kuvugana n'ibintu bimaze iminsi bihagaritse umutima wawe. Imana ije kuvugana nabyo kuko nta muntu wabasha kubivugisha. Nta muntu uzi amatwi yabyo ahari. Nta muntu uzi amatwi y'urugo rwawe rurimo rusenyuka ahari. Nta muntu uzi amatwi ya kansa urwaye. Nta muntu uzi amatwi y'indwara urwaye ahiri. N'izina rya Yesu Kristo Imana data ije kuvugana nabyo. Imana ivugane n'ubu burwayi, Imana ivugane n'ubukene umazemo iminsi, Imana ivugane n'amadeni umaranye iminsi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kuko wowe nta gisubizo ufite. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ibintu umuntu atajya abasha kuvugana nabyo, bisaba ko Imana ari ivugana nabyo. Imana data izivugane nabyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
Imana data izivugane nabyo kugira ngo izina ry'Imana rishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivugane nawe, ivugane n'ibibazo ufite, Imana ivugane n'intambara ufite, Imana ivugane n'uburwayi ufite, Imana izivugane nabyo kugira ngo izina ry'Imana rishimwe. Hari ibintu wabwiye umugabo wawe ariko ntiyabasha kuvugana nabyo kuko nawe ntagaze amatwi yabyahari. Hari ibintu wavuganye n'abana ariko abana ntibabasha kubyumva kuko ntago babasha kugira ute, ntago baza amatwi yabyahari. None twumvisha ijambo riravuze ngo mbe wa musozi we munini wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, iravuga ngo rigitura rigita. Uzi impamvu umusozi wari gise? Nuko Imana ariza amatwi y'umusozi ahari. None Imana nizi ikibazo, Imana iza amatwi y'ideni ufite, Imana iza amatwi y'uburwayi urwaye, Imana iza amatwi y'intambara ziri mu rugo iwawe, Imana iza amatwi y'ideni ufite, Imana iza amatwi y'ibibazo biri mu rugo iwawe. Ndagira ngo muri uyu mugoroba Imana izirebe ikigeragezo cyawe, muri uyu mugoroba Imana izirebe ibigeragezo birimo bikuriza, nirangiza ibibwire ngo wiyite iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, ubwire ngo rigita. Mama nawe wa mubyeyi we, wa papa we, Imana mu ijuru rigitisha iki kigeragezo, utambuke wemye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ikuvugire aho utakwivugira, kandi Imana ikugeza he aho utakwigeza kugira ngo izina ry'Imana rishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu, mwami Yesu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza wawe n'urukundo rwawe, tugushimye kurinda kwawe no gutabara kwawe. Uri umwami w'abami, ubereye maso abagutegereje. Iri ryari ijambo ryawe, dusanze hari ibintu twavuganye nabyo ntibyumva, kandi wowe ibi bintu wabasha kubivugisha. Amadeni yacu twarayavugishije ntiyabasha kumva kuko tutazi amatwari, ndetse urubyaro rwacu twararuvugishije ntirwabasha kumva kuko tutazi amatwari, ndetse twavuganye na cyamunara ntizumva kuko tutazi amatwi yazahari. Dusanze ari wowe muntu ubasha kuvugana n'imisozi kuko ibyaremwe byose ari woza amatwi yabyahari. Nyemerera buri muntu wese ufite ikigeragezo kimeze nk'umusozi imbere ye, ubwire umusozi ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye, wiyita iki imbere y'umujakazi wanjye. Uwo musozi uri imbere ya buri wese mu izina rya Yesu urigitira imbere ye atambuka. Mwene data, birashoboka ko wari ufite umusozi munini imbere yawe, ariko Imana yo mu ijuru izivugane nawo urigite, nurangiza utambuke izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uri umwami ugira neza. Buri wese wumvishe iri jambo, buri wese wumvishe iri jambo, mwami nyir'ingabo, buri wese umusozi wari imbere yiwe urigite kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urakoze ugira neza mu izina ryawe. Shalom shalom. Amen.